imyiteguro myiza muri rusange. Hanyuma tugiye kuvuga ku bintu bibiri rigani bagushinja ko ngo ugira amagambo menshi kugira make uyu munsi kandi urasakura neza. Ngaho jya muri Rayon. Ariko tubwire rigani yatewe n'amaga. Rigani yatewe amaga. Kuko nari ndi ku ishuri ningaruka muri sofa. Ibyamaga ya rigani muri zone FC byo ni ibindi. Ibindi twabifatira indi. Tujye muri Rayon dufite umwanya muto cyane. Amakuru ya Rayon ararota ibyo byose. Twambuke tujye muri Rayon. Ariko rigani ko iyo ngingo dufite iminota nta kibazo ariko iminota 30 muvuga aperi mureke tuvugereye. Can we go to the Rufu Yanga introduce ikiganiro muri kumara iminota introduce ikiganiro yashizemo abanyarwanda abantu baravuga ntibashaka kumvuga rero introduce ikiganiro yaravuze kuri iriya mikino iminota 30 ahamagara kuvuga rero iminota 7 turavuga rero muri aperi nikavuga ngo tujye muri rero turavuga rero tuvuge no kuri pre-season tujye muri rero uza gusigaza umunota umwe precision turavuga urawusigaza tuanze tujye mu binini tujye muri abantu barabishaka ko njya bareyo nibo bantu bashaka kwishima tujye muri Rayon dere muri Rayon Sports ifite ibintu bibiri byo kuvugaho. Icya mbere ni cyitwa Rayon Day, icya kabiri ni transfer. Ba Rayon nshuti zanjye mwitereke mutete ibintu birakomeye baba we. Umukinnyi witwa mbanze nge mucyo bita dokima metalike n'umukongomani w'imyaka 23 akina ku ruhande rw'iburyo n'umuwinga mubi cyane yitwa Jonathan Ikangalombo. Iryo zina muryandike. Jonathan umukongomani w'imyaka 23 winga uteye ubwoba uci buryo bamwita Jonathan Ikangalombo. Ni mu gifaransa ni Jonathan Ikangalombo. Kono mameze nka Jonathan ifunga yifaso. Aramanuka ntaje wikasa. Baretse ni ngubwira turutse bikanga baretse. Hano bita Duke Abuya. N'umunyakenya afite imyaka 31. Akaba ashobora gukina 8 cyangwa 10. Duke Abuya n'umunyakenya ashobora gukina 8 cyangwa agakina 10. Afite imyaka 31. Abo bakinira Yanga SC nabo muri Yanga Africans utibiteye biterera bombi uko ari babiri. Aka kanya tuvugana Ruvuyanga w'indeba gutyo amakuru abagoye kuyabona. Niba hari umuntu uzi ko Tanzania ari mu Rwanda aribeshya. Aka kanya tuvugana as we are talking right now. Tadeyo ari Dar es Salaam, ari muri Tanzania, ari TZ, ari Kariya kubungu bari Tanzania. Azareba na derby. President wa Rayon Sports ari kumwe n'uwo bita Liliane umubitsi wa Rayon Sports bari muri Tanzania. Aka kanya baryamyeyo. Abagiye kubonana na Engineer Harris. Yavuye muri Amerika yaragarutse. Akaba yaravuye mu gikombe cy'isi cy'amaklub kubera ko derby ya Kariya kwa hagati ya Simba na Yanga igomba kuba kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Yaje kugira ngo bayanaga icyumweru gitaha. Nejo Kariya nejo kuri 25 nejo wakomeza. Rero yaje mbere kugira ngo iyo match igomba kuba ahari. Ntabwo urumva bakina derby y'igihugu adahari. Ni derby ikomeye. Bagiye kuganira ibintu bibiri Rayon Sports n'ikipe yitwa Yanga. Abakinnyi babiri navuze Jonathan Lombo w'umukongomani w'imyaka 23 ndetse na Duke Abuya w'imyaka 31. Duke Abuya. Yes, ukina hagati mu kibuga. Aba bakinnyi babiri Rayon Sports igiye kubatira Young Africans. Bamaze kumubwira ko bifuza ko baba batiza kuko ntibabakoresha. Aravuga ati muze tuganire n'abakinnyi bahari nabo tuganire. Sezo turayishoje tureye ko bazi Kigali baracyadufite amasezerano tukumvikana uburyo ibyo mwabona mwabaha natwe tukaba twagira ibyo twazajya tubaha. Icya kabiri bari buganire Yanga igomba kumanuka kuri Rayon Sports Day i Kigali. Young Africans Engineer Harris yaganiriye na President wa Rayon hano mu Rwanda. Bose n'aba engineers birarangira cyane burashobora ko hari n'ibintu banakorana bura bya business nagiye by'ubwubatsi ari bakora China ibintu by'ubwenge y'amakaro ku buryo uyu mugabo ngo bagomba guhita banarangiza ibijyanye n'ibyo izakora kugira ngo yangize Kigali n'ibyo yangiza abafasha kuko Rayon Sports ntago yakwipevera ibintu byose Yanga ikeneye. Hari ibyo yangiza itanga
Rayon Sports ikagira ibindi ikora ngiyo deal itumye Tadeo aka kanya telefone ihamagaye wakumva isonera hanze Liliane ngibyo ibyo wakumva telefone isonera hanze nibyo byabajyanye bakina he kuze posta abo bakinnyi abantu bari kwibaza umwe akina ku 8 n'icumi wita Duke Abuya hanyuma uriya mwana Jonathan w'umukongomani akina kuri wingi iburyo asati n'abasore ndiho ndareba Abuya we yarimutse imyaka mbaho ngaho mbere yuko tujya muri match ya zone Rayon Sports bibazaga ngo umwana witwa Aimable Mukura twamubona birasa n'ibiri kugorana bashobora ku extendinga amasezerano y'uwo bita Roger Kanamugire aho ndahavuye simatinda deal y'umuntu witwa Abedi Bigirimana Abedi ko yari aryamye muri hoteli Nyagatare ntabwo ariyo ni kinyoma Abedi ntabwo yaje icyo ndagikonfirima kugihagazeho Abedi ari Burundi kuko ngiye nivuganiye bita mu Kajaga ari Burundi hanyuma ukuntu ibintu biteye rero Abedi umuntu witwa Bubuni yaramuvugishije aramubwira ngo twaguha miliyoni 35 kandi Bubuni yabikoze adafite poste nimwe muri Rayon Sports nta kintu uwo bita Hussein wabaye directeur technique uyu mutipe amaze kuvugisha umukinnyi wamwe kwa muri 35 umukinnyi yarazanze aravuga ngo bamuhe 40 hanyuma abayobozi bare bari muri ya komite ya recruitment bagiye kubaza Abedi baramubwira ngo bo batazi ko yavuganye na Hussein ngo twagwa miliyoni 35 aravuga ati nigute muvuga 25 kandi directeur wanyu yarambwiye 35 bamurakariye zabaye induru ku munsi w'ejo kubera impamvu z'umwanya mbateguze ku munsi w'ejo tuzaba turi kuri field tuzaganira kuri iki kintu Rayon Sports wa mwana witwa Tony babonye hariya kumumena Tony Kitoga byaje mu Rwaserera Rayon Sports yamusinyishije amasezerano nyamara amafaranga president ari kubaca w'ikipe ntabwo Rayon Sports ariyo bari bumvikanye n'umukinnyi kandi nabwo bari kubihuza n'uwo mugabo Rayon Sports rero witwa Bubuni Rayon Sports dossier mfite y'uyu mukinnyi n'ibibazo biri muri Rayon bari kuvuga bati Tadeo nava muri Tanzania naza akemura ikibazo cya recruitment ashyira ibintu ku murongo avuge komite n'akazi bagomba gukora ati ko turi kubura abakinnyi by'amaherere turi kujya kuvugisha umukinnyi tugasanga hari undi muntu wamuhaye amafaranga twe tutabona kandi adafite akazi muri Rayon ariko bikavugwa ko ashyigikiwe cyane harimo abayobozi muri Rayon bamwemera cyane harimo na Prosper bavuga bati Bubu nagomba kuba ari hafi ndetse n'umutoza Afahamia aravuga ati ko Bubu ni mwamuretse akamfasha muri mu biki mwamuretse Tadeo ati simwemera ati mfite gacinya nkagira na irambona ati kare unaye kurokera itarajya mu biki ibyo rero kuko Tadeo adashaka kujyana ikibazo n'umuntu yitwa Prosper ari kubyirinda ariko na Batizedi azaga zone tuzayivuga reka tuvuge gato ibya zone oya nta bya zone zone ntabwo yatewe mpaga bari kubabishya